icyambere na mbere cyambabaje nababajwe no kuba narasigaye iwacu ndi jyenyine ndi umwe nta muvandimwe ndeba nta numwe noneho nza kubona umugabo namubonagamo nk'umubyeyi kubera ko ntago nashoboye imiryango yanjye ntago nashoboye kuyishyingura ntago nashoboye kuyishyingura kuva kuri ba sogokuru kuri ba mama wacu kuri ba data bacu nta numwe nashoboye gushyingura ubwo nabitekerezaga nafite agahinda akamfasha kambwira ati aho nyuko atari nzaha nsa nkaho nabyibagiwe nongeye kugira agahinda ari uko mbyara mwana wa gatanu atagiye kunyita ikigo gicucu noneho agera avuga ngo baye ntawe nzongera kubonana nawe numva ko yashatse umugore mukuza akaza turwana akaza tukubitange n'umwana abana bakomeretse gute nyuma gutabwa na se kubona umwana mwiza w'umusore wakagombye kwigirira akamaro yikubita inkweto bakazikuramo ipantaro bakayitwara noneho ukaba wanamukeba niyumve aho ari wamaze uti bimeze bite wari urihe ngo nanjye ntabwo mbizi nimba ari igihe tugira igihe cyo kwizihiza ibyo twabonye hari n'igihe tugomba gukora n'ikiriyo cyacu mu gihe ibyo twabuze icya kindi navuze cyo kwakira ibije nta gihunga no kurekura ibigiye nta gahinda uvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe ni uko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntabwo yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze byumwe ko muri buno buzima twizere ko mumeze neza twizere ko ubuzima bukomeje kugenda bubahira niba ubuzima buri kuguhira hari abandi navuga ngo ubuzima butahiriye ndetse n'uyu munsi bibaza bati kubera iki turi kubaho gutya kubera iki ubuzima bukomeje kugenda buducanga icyo kintu cyo kibaza niba warahiriwe uyu munsi wa mugani uri mu mweru wawe hari abandi bari mu mukara hari abandi bari mu mwijima ukomeye cyane kubera ko bacanzwe n'ubuzima hari byinshi byaje mu buzima bwabo bibaza bakumva birabagoye cyane mukomere uyu munsi rero ndi kumwe n'uyu mubyeyi yitwa Nikuze tugiye kuganira mu buryo burambuye ku bikomere bye impamvu tugiye kuganira nuko ni umwe mu bantu navuga ngo tunashimira umuryango wa Diana Uwera witwa ICC baraza kutubwira mu buryo burambuye uburyo nyine wagiye ufasha abantu mu kongera kugira ubuzima hejuru y'ibikomere byose nibyo tujya tuvuga mu kiganiro benshi tubashimira uburyo bagenda bita ku bababaye wa wundi avuga ati niba Imana yaranteye iteka ikampa icyo kurya nkagisagura reka ngerageze mbe n'abandi niba uyu munsi nshobora kuba mbayeho hari abandi babayeho batabayeho hari abandi batariho dushimira rero ICC ndetse byumwe ko na Diana Uwera no kuri Imana umugisha ndi kumwe rero na Nikuze Niko muraho neza muraho umeze neza meze neza ku muntu utakuzi bamwibwira njyewe banyita Nikuze Oliva nkaba ndi umumama w'abana 5 yego icyambere na mbere cyambabaje nababajwe no kuba narasigaye iwacu ndi jyenyine ndi umwe nta muvandimwe ndeba nta numwe noneho nza kubona umugabo namubonagamo nk'umubyeyi muri abo bana 5 nta kibazo twagiranye ariko wa gatanu maze kumubyara yavukanye ubumuga njye ntago nari mbizi nari nzi ko ari umwana urwaye nk'abandi ndi kumuvuza banegetse kumugoroza imyaka 2 se hashika muri iyo myaka 2 umugabo yaranyanze atangira kugenda ashaka undi mugore umwana murera w'ugenyine n'abo bana bandi tukomeza kubana ngo mu myaka ikurikiraho umwana yagendeye imyaka 5 ibyanjye byose ntago nabivuga ngo mbirangize ndagenda mbicamo
kuko ntabwo bwakwira bugake. nikoze irebere hano yego none se mbwira umugabo mwari mubanye gute mbere? Twari tubanye neza. yaguzaga kagahinda se wagize ko kubura bawe bose ugasigara gutyo? Umugabo nta kibazo yaramuzaga, nagiraga ikibazo yambwiraga ngo aho mama watari cyangwa papa wawe nzahaba. Nta kibazo yangira namugiragaho. Ibikomere wumvaga ufite muri wese byo kubura bawe? Numvaga rwose mbifite nkomeye, kuko hari igihe nababaraga nkamara nk'iminsi 3 ndyamye nashaka kuvuga, kubera ko ntago nashoboye imiryango yanjye ntago nashoboye kuyishyingura. Ntago nashoboye kuyishyingura kuva kuri ba sogokuru, kuri ba mama wacu, kuri ba data bacu, nta n'umwe nashoboye gushyingura. Ubwo nabitekerezaga, nafite agahinda akamfasha, kambwira ati aho nyuko atari nzaha. Nsa nkaho nabyibagiwe, nongeye kugira agahinda ari uko mbyara umwana wa 5. Atagiye kunyita ikigoryi gicucu, noneho agera avuga ngo baje ntaho nzongera kubonana nawe. Numva ko yashatse umugore mukuza akaza turwana, akaza tukubitange n'umwana, uriya mwana ufite ubumuga. Hari n'igihe turazaga hanze we n'umwana. Uko ngiye no kubabwira ntabibabwiye, ariko nabyo ngomba kubabwira ko dufite ubuyobozi bwiza bwaramubwiye ati niwongera gutera uriya mubyeyi kongera kumukubita. Yankubise umugeri hano ndababara cyane, ndavuga ni nanze kugufungisha, ariko noneho ngiye kugufungisha. Baramwandikisha ariko ku biro by'umudugudu arasinya, avuga ko niyongera kunkubita bazamukorera idosiye. Baramaje bati ubundi munapfa iki? Arabyandika byose arasinya, avuga ko niyongera kunkubita we bazamukorera idosiye. Noneho akajya avuga ngo agicucu wakigoryiwe washatse kumfungisha ngo ntabwo uzongera kumbona. Ubwo ntaryama nkabitekereza, nkavuga se umuntu twapfuye iki? Ubwo nkakibura. Nicyo nenge kubaza, uwa muntu waguhaga keya, wa muntu waguhaga urukundo, waguhuzaga mu kababaro kawe, mu gahinda kawe, ubona yaratewe n'iki cyatumye isegonda rimwe ahinduka? Igihe byaranyobeye cyane, ibyo ntabwo nashobora kubivuga. Umuntu uko ikirere gihinduka, iyo ukabona ibicu bigiye n'umuntu niko ahinduka. Yatangiye guhinduka mumaranye imyaka ingahe? Yatangiye rero buriya hari ukuntu umuntu twari tubanye imyaka irenga 20 hafi 30, aba ngo nazikomanya zitakomanya amaheri. Hari ibyajyaga biza ukavuga uti biri bushire. Ibyo byose nta kibazo, ariko byatangiye guhinduka ariko mbyarira mwana. Kwa kujya inama y'ibikorwa, uzi ko umugabo n'umugore baricara bakajya inama y'ibikorwa bagomba gukora, inama y'imishinga, bitangira guhagarara. Bya bindi twapangaga dukora, ahubwo ukabona bya bindi turi gupanga ngo dukore arabifata akabijyana ahandi. Ku bandi bagore se? Ku bandi bagore. Ibyo bintu byakujyaga gute? Yewe byarambabazaga cyane, nkabyutsa abana nkabibatekerereza, nkabibabwira. Umuhungu umwe arambwira ati yashatse umugore, ati uzanjira uze tujye kureba aho atuye tujyeyo. Umuhungu wawe? Umuhungu wanjye mbwira ati uzahanyereke. Twarazindutse, ariko ngezeyo ndibaza se ubundi ndi bukora iki. Tujya ku gipangu bari bahari, ku mugore yari afite bakodesha mu gikari cyabo. Umugore arasohoka, nyiri igipangu arambwira, ndabimutekerereza ati uri mugenzi wanjye, tuza genda usubire mu rugo umwihorere, nanjye wanjye yarabikoze, ye byaratinze aragaruka. Nawe uzajya kubona ubona aragarutse. Mbwira umwana ne kubundi ubu ngubu badukubitiye hano muri iki gitondo twaba turi mu biki. Tugenda turataha. Tugeze mu rugo arabimenya, araza tubwira nabi, umwana atangira kumwanga. Nanjye ndaryama ndatekereza, buri muntu aratekereza, sanga iriya ikira kintu nakoze ndi guteranya wa mwana. Yaramwishyura agatangira kwanga kumwishyura. Kubera ko
Yagiye kubera ko twajyanye aho hantu. Yeah. Atangira kumubwira ngo nta nubwo ndi so, nta nubwo nakubyaye, Ibaze. uzabwire nyoko agushyire so. Ibaze. Umwana yarazi ubwenge, atangira kubura ubwenge. Yeah. Turatuza rero tuba muri ubwo buzima. Icyo gihe akajya aza arwana, njye yagiye ambabaza. Ndaguha urugero, twagiye tugura amakesi ya fanta tukagenda tuyagura 6,000, ndakubwira muri make. Yego. Aho afata ikesi amakesi 3, imwe akagenda yitangira 2 kugira ngo ambabaze. Naracuruzaga, gucuruza ndabihagarika. Nicara hamwe. Muri uko kubihagarika, urabona hari abantu bazerera b'abakobwa. Umukobwa araza ambwira ubuzima yabayemo, ndabwumva, amfata akana k'agahinja katujuje umwaka karwaye bwaki agataho. Yego. Nangira guhangayika. Uyu mwana napfa, urabona irimbi ryahariya naho rirahenda. Nyamirambo. Yego. Ndavuga ati uyu mwana ni iki namukora? Nukuri navuga hano n'amaguru. Nkajya Nyabugogo nkagura ubwonko bwo gutekera wa mwana inkono ya wenyine. Abandi bana nkababwira nari umuntu ubabaye ntacyo kurya mfite. Avuga ngo nikimara kwicwa n'inzara n'abana ngo kizangarukira. Nkabaza se ni igiki nagukoshereje? Ngo heya ngo buriya ngo nawe wambonye akanuka cyane. Ubwo ngubwo umwana ndamurera. Umwana yari uwande? Ni yari umukobwa namuzi. Aramugutera kandi aramunera kumwe umuntu aza akubwira ati natwaye nda ndi umwana iwacu baranyanga, none wamfashije ukanyihera ubufasha umwana nkamufasha, umwana nkamufasha nkamugabura akagenda. Igihe cyarageze rero sanga musigiye abandi bana yagiye. Yagiye Bugande. Umwana twarabanye, uwo mwana naramureze arakura, twabanye imyaka 10 n'amezi 5. Yego. Ubu ngo yagiye hehe? Umwana namujyanye mu ishuri, abagakobwa keza, abantu bose baramuzi. Nyina na nyirakuru na nyina wabo na nyirarume baraje. Baza kumutwara. Baraje. Ibuka baraje. Abantu bose baravuga bati ntago namuha umwana wanjye, ntago namumuha. Ariko kubanzi umuheza umubyeyi. Navuze nigize amahirwe kuko nari maze kwirukanka mu buyobozi. Umwana namuvuzaga iyo myaka yose n'abanje nta mituweli. Abana yaragiye abisubisha ku cyiciro. Asigaza njyewe na wa wundi mutoye. Natwe umwaka wishyura mu wundi tukamubura. Twamwaka nomero zirangamuntu tukazibura. Tukivuza umwaka umwe undi tukawubura, nabwo ari ubuyobozi bwahagurutse. Ubwo rero uwo mwana ndavuga ni ntago muri ibi ngiye kumwandikisha mu irangamimerere. Ariko naranasengaga cyane. Narasengaga mvuga ni Imana yambabariye kuko uyu mwana akabona ababyeyi, uyu mwana azakura atazi nyina atazi se. Yego, urumva ko wenda umwana tumuveho. Imana ishimwe ko mu bikomere byawe wanze ko nabandi bakomereka ufasha uwo mwana, no kuri wo gushimirwa. None se mbwira, umugabo agiye agutaye burundu, wabayeho gute? Mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'akababaro k'ibikomere wabayeho? Ikintu nagerageje kubana n'abantu. Nkabana n'abantu. Nagutekereza nabona hari icyo nshoboye kugufasha, nkaza nkakubwira ibyanjye. Ukambwira uti noneho ejo uzaza umfuriye imyenda yanjye. Unankuburire hano, unaharure, unahakorope. Bakakuremera imirimo. Noneho nanjye icyo mbonye nkagenda nkahira abana. Abana bakomeretse gute nyuma gutabwa na se? Abana nyine ikintu nakubwiraga kintu kiri no kumbabaza. Batangiye kwanga kwiga bigaga. Noneho urabona nk'umwana biganye yenda afite iwabo afite amafaranga, akagenda akamugura, hari inzoga z'ibyuma, akamuha inzoga y'icyuma. Umwana nkajya kumva ngo mama kofi, ngo ngwino ufate, ngiye banyitira kofi. Nubwo anyumva cyangwa ndebe
ngewe birambabaza cyane kubona umwana mwiza w'umusore wakagombye kwigirira akamaro yikubita hari inkweto bakazikuramo ipantaro bakayitwara noneho ukaba wanamukeba niyumve aho ari wamaze uti bimeze bite wari urihe ngo nanjye ntabwo mbizi inkweto n'indobo zitwaye ntabwo ubizi ibintu byagiye ukabutura mu marigore navuga ni oya ntabwo mu marigore aritonda yazaga yabitwaye oya ni ukugenda akanywa agasinda cyangwa nk'ubu yaba yabonye n'akazi sahembwa 1,100 akaza akanywa ibyuma 2 hano ubwo akaryama ahangaha ya mafaranga yose bakayatwara kandi ngewe ntabwo nanamubwira ngo mereza aho ngaho 1,000 yenda nkubikire ntabwo yayama bakayakuramo yamara kuva aho aryamye nube wanamubaza ngo byagenze bite ngo bigusobanurire n'umwana ungana gute mu myaka ubu ngubu ni muri 30 kandi ubwo niwe navuga ngo niwe wakangirira akamaro cyangwa nawe akakigirira ubona bifitanye isano nuko papa atabashije kuhaba naravuze ngo buriya yenda kubera ko tukiri kumwe abana bari ku murongo umwana yatindaga gutaha yamubazaga icyamubujije cyangwa yabavuye ku ishuri akamubaza ati ibyo wize biriye akabasha kubacyaha nk'umugabo yego ese mbwira abana bo bahungabanijwe n'icyo kintu ngewe mbona ari cyo cyabo buriya ntago umubyeyi w'umugore aragabura ariko ntago nta gitsura agira akenshi kuko yajyaga uwo mwana niwe mvuga kuriya gutaha akumva yaza agakomanga akagira n'ubwo ko ntari bumukingurire ugasanga umuntu ari kumbwira ati dore aryamye hano yasinze ariko buriya umuntu w'umugabo ntabwo umwana yataha icyo gihe ngo bakiranuke yajya avuga ati ibyo ari byo byose nanjye ngiye gutaha kare kugira ngo papa atahana yego ese mbwira umugabo wawe ubu ngubu ari hehe ameze gute ubwo ngubwo ngende kankubwire imyaka ishize ari 15 ntaza amakuru ye ibaze ubwo ntago ari hafi yanjye ntago njye nita kubye nariyakiriye ngigire mwiraha wosigara ubu yagiye gushaka umugore ari kumwe n'umugore we wundi yashatse ntago bari naho i Kigali asize abana 5 ntago rero navuga ngo ubu ngubu ngo yaraye gute cyangwa yiriwe gute nta namwe sara guhamagara cyangwa ngo umuhamagare umubwire uti dore abana nyaboneka bimeze gutya ibyo yabinukiye bakiri batoya hari aho namubwiye urabona umwana arangije kwiga mu wa 6 segonderi hari ibirarane yasigaje ku mashuri ndamuhamagara ndamubwira nese ko umwana bazamuha diplome ari uko twishyuye birarane ngo ntago ndisi uzabwire se noneho nisi kujya gushinja icyo kintu ese ubwo nakubwira ngo iki naravuze ngo iyo umuntu afite undi mugore ntago uba ukiri umugore uzabibwire se ariko nza kumubaza nise ninguza amafaranga uzamfasha kuyishyura umubyeyi umwe niwe wambwiye ati ariko buriya abana banjye ntabwo mbarihirira ntabwo nabishyure ngo nujye mu rwego ngo ku muzungu uguze amafaranga wishyura umwana wamuhe diplome ngo ibyo nta kibazo bikore ubwo narabonye ndayatanga nsigara nishyura ariko ndangije ayo mafaranga ninjye wayishyuye jyenyine yego Imana ishimwe ko yaguha uwo mutima ufata gute urushako ufata gute urushako se sinabona ko nkubwira ubu uko nimereye hari igihe mvuga ngo hari umuntu uhangayitse kurenza ngewe kandi afite umugabo kubera ubuzima nabayemo ko mbere yo kuntu yabanje kumbabaza ndibuka ko hari igihe twigeze kuri Noheli kandi kuri Noheli twarabyizihizaga ndamubwira afite amafaranga yari afite 2 miliyoni ndamubwira ngo nta munyu dufite ngo ni mubiriraho umunyu icyo kintu gihendutse ni mubiriraho ndavuga ngo nanjye reka nze tubiteke turebe ko tuza kubirya ubwo ndibuka ko natetse amashaza n'ibirayi
ngo nimubizane imbike, akoramo ibiko bibiri. Abarariye ati buse ibi ngibi abandi ni ngombwa kugira ngo barye amavuta n'inuza, ntabwo muzi ko abantu bose bari kubibakuraho, ariko biragoye kugaburira abana 5 ibiryo bitarimo amavuta n'umunyu kandi ariko umunsi mukuru. Mutima wawe warashe igishwe birumvikana. Nose mbwira nikuze ICC n'umuryango wagufashije gute mu kwiyomora ibikomere? Baradushimishije cyane. Bakimara kutugeraho ibyishimo byinshi byabaye amarira, ariko ntabwo bariraga bababaye, bari bishimye kuko buri muntu wese yahavuye avuga ati noneho ngiye kuba umukire. Twese twaharaniye kwiteza imbere. Ubu ngubu turamesa, tukagura amavuta tukisiga, urabona ko twese turakeye. Hari abantu bari baraheranywe n'agahinda mu nzu, bamwe badasohoka bibazaho. Noneho tugenda tuganira, urabona ko abana bacu bose barakeye. Noneho umuntu akavuga ati n'umwana wanjye ngomba kumuheka, nawe bajya no mu munsi mukuru umuntu yagutumiye mugenzi uramuheka umwana wawe mukagenda. Usetse agaseka, wishimye akishima. Ubwo rero tuhurira hano buri kwezi tugahura tukaganira. Okay, Diane na ICC umuryango barimye bataraza, ijoro ryawe ryabaga rimeze gute? Hari igihe nyine rimwe rimwe iyo tugeze mu cyumba aribwo ibyo ibikomere byacu ariko bigaruka, cyabaga rimeze ijoro utagiye wibagirwa neza? Njye ntabwo ngiye kukubeshya, ubu nagize hypertension kubera ibitekerezo. Njya ngira abaganga bamba hafi, hari n'igihe bansanga mu rugo bakambwira ati wowe umuvuduko wawe w'ibitekerezo, tukaganira. Hari igihe nahereye mu gitondo saa 9 ndi kumwe n'umuganga kugeza saa 8 yagiye umuvuduko washize. Urumva ndakubwira ngo nazamutse hano bampimye baravuga ngo ndarara mpfuye. Ariko namaze ku Muhima iminsi 3 nakize ndataha. Ubwo rero hari igihe nahuraga n'ibibazo, ngiye nabimiraga uyo nahangayitse cyane, ngiye ikibukubwira njya mu nzu nkaryama. Nambwira ibyaha kwigunga. Icyo gihe uryamye se wumva umeze ute? Ubwo nyine ndasinzira nkabyuka, nazumva nduhutse nkakomeza ibyanjye. Ko udafite ubwira n'abawe utabafite? Ntawe mbwira. Urumva n'abana twakagiye inama, urumva ubwo buzima barimo. Ariko uriye bana n'ubumuga tujye twicara tukavugana, ariko nawe hari igihe agira gahunda ukabona yaryamye. Yego. Namuhamagara kanga, cyangwa se kubera ko amaze kugimbuka agize imyaka 15 agafata inzira akagenda. Birabatubwiye ngo ntabwo ukubita umwana, hari igihe asanga namwiteguye, avuga ni we narinzi neza ko ushobora kungira akamaro, none utangiye kujya mu Kigali cyo kuzerera, namukubita. Noneho nyuma yuko nagarira, kuva ari umwana rero namukubitaga nabugarira, araceceka ahubwo ukabona arimo arandeba. Ngewe mukubise 2 nkabona aranyihoreye, agahinda karanyica, ngasigara musaba imbabazi. Ese afite ubuhe bumuga bwatumye na papa we abatamwese? Umwana namubyaye yavukanye ibiro 6. Abaganga bamumbyaje sinzi ukuntu bamukuruye ingingo za hano gutya. Yego. Zirangirika. N'urugingo rwo amaboko uku gutya. Ko no mu mutwe gutya abaganga bambwiye ko hari imitsi idakora neza abashaka ibyishimo. Iyo mwishimanye muri iyo minsi ubona ari byiza muri kujya inama, ariko yagize akantu gato no kujya kwigarabirika. Kuko
bagiye bambwira ko ibyiza ari ukujya muganiriza nkamuba hafi, nkajya mujyana nuko abaganga abarimu nkabibasobanurira. Nizo mbogamizi mfite muri iyi minsi. Abarimu ba primaire twarumvikanaga, ariko bariya ba segonderi kumvikana nabo byarananiye. Ariko kubera n'iriya covid yaje, wajya gushaka umwarimu akakubwira ko nta mwanya afite kandi adashaka kuvugana n'abantu. nta kundi niko reka dusoze tugushimire kuba warakomeye. wowe n'icyo washimira Diane n'abafatanyabikorwa be ba ICC? Diane ikintu mushimira, yaraduhuje kandi pe yaradufashije, atwigisha no gukora. Ubu buri muntu wese avuga ngo Diane naza azasanga ndi mu gukora iki, azasanga narageze kuki. Nta mubyeyi n'umwe ahangaha utabyibazaho. N'ubu nanjye naje mvuga ngo Diane naza ndamubwira ngo iki mu rugo mfite iki. Icyo kintu rero tugahora tuvuga tuti ejo azaze natwe tumubwira icyo twagezeho. Imana izamuha umugisha, duhora tumusengera. Urakoze cyane nikoze. Reka nanashimire by'umweko abantu bita ku bantu, by'umweko abababaye, abafite abana bafite ibibazo, abatandukanye n'abagabo, abaruhijwe n'ubuzima muri ino si. Ariko ukavuga uti jye niba Imana yampaye agahenge nkaba meze neza, niba ubuzima bwarampaye agahenge nkaba meze neza, reka no kwibagirwa ko hari abandi bitakunze, ukagira icyo ubafasha. Uyu munsi nkeka ko iyo ICC, iyo Diane abafatanyabikorwa bakoze iki kintu, bataza kuvuga bati reka twite ku bantu, nkeka ko umutima w'uyu mubyeyi twafashe uyu wenyine, ariko ahagarariye bano bose bafite ibikomere bidasanzwe, ariko bakavuga bati ubuzima bwabo bwo mu mutwe burakenewe. Uko tubafasha kubona icyo gukora, icyo kuri, tunabafashe no mu mutwe tubaherekeza. Yego, wakoze cyane kandi ukomere, Imana igukomeze. Namwe Imana izabaho umugisha. Ndabizi ko Diane ICC bari kubafasha. Uvuze nimero ya telefone yawe, ikibazo kugira ngo umuntu uri kumva kino kiganiro abe yakwitaho mu buryo bw'umwihariko. Hari ikibazo? Nta kibazo. Yego. 078 35 78 453. Yego, mufashe nikuze. Mwumvise ubuzima bwe, mwumvise ibyo aciyemo, mwumvise uburyo afite umutima uremerewe, n'amarira ye ari hafi cyane, nuko umutima we ugitonekana. Uri kutwumva ukumva wifuza kumufasha, ku nkuru yanjye umubere umugisha. Diane tumwunganire, duhere kuri uyu mubyeyi, tumwunganire. Durashyira na nimero ya ICC kugira ngo uwifuza kuba yabajoininga mu gufasha uyu muryango mugari baremye hano i Nyamirambo n'ahandi, nukuri azabikore. Ndimo mvuga ku kijyanye no kubana natwe ubwacu, ndimo tuvuga no ku kijyanye na none kandi n'uburyo ki tudashobora kugena ikizabejo, tudashobora kugena uko umwana azavuka ameze. Ni nayo mpamvu kubera ko tutabiteganya, iyo bidushyikiye akenshi bidakwirwa mu marangamutima yacu. Kenshi rero bituma tugira ubuzima butsikamiwe, hahuramo n'ikindi. Rero mama yamatuganira inkuru akatubwira ati nageze igihe ndavuga ni kuba wenda ntari kumwe na papa ubanza ariyo mpamvu birushaho kuba bibi, kuko nafite umuntu cyaha bakuru be ngo batamugirira nabi. Akenshi uburyo bwa kamere tubizimo nuko iyo ari ibintu bibaye tutakunze, tutishimiye, tureba uburyo byo kwirenganya cyangwa se tugashaka ko turenganya. Ibyo rero ntibituma n'ubusanzwe ubw'amahirwe makeya niyo twirenganyije ububabare burushaho kwiyongera, niyo dushatse uwo turenganya nabyo ntibiza kuduha undi musanzu wundi. Ibyo bintu rero bibabaza, bidakwirwa mu marangamutima yacu, bidutsikamira. Iyo tubiganira, tukabiganira natwe ubwacu kwanza, tukabanza kwibwira iyo nkuru yacu, inkuru nk'uko iri,
iyo tubigerageje inshuro nyinshi tubigerageje nuko twitunga urutoki tugira ngo tuzarebe ubundi buryo bundi, dutekereza kumenya ubundi buryo bundi bwo guhobera ubwo buzima bwacu nk'uko buri. Hanyuma mu gihe hari abaduhaye ubufasha bwo kuduherekeza muri ayo marangamutima yacu, sikamirwa n'ibyo bintu tukabwizihiza. Mu gihe haba nta n'ubundi bufasha buhari, dushobora kwifasha muri bwa buryo bwo kwibanira twabonye. Uyu munsi ntabwo turi buze kujya inama no kugira uwo tugira inama yindi, kandi ahubwo n'ibyo dukora uyu munsi n'ibyo tuzakorana utaha bidukundira, ni ukureba uburyo ki naho biba bimeze bityo tuba dufite ubwo bushobozi buri muri twebwe. Ubwo bushobozi buri twebwe rero tubumurikirwa none bugatangira kudufasha umunsi ku munsi. N'ubushobozi bwacu bw'imbaraga za kamere zo guhangana no kubasha guca mu byo turi gucamo tutigiriye nabi, kandi nanone nta n'undi muntu ubizize ibyo ngibyo. Akenshi iyo dutekereje umusanzu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugira ngo ahari nubwo bushobozi, hari aho twagiye tubona ko dukenera ubushobozi, ariko ibyo dukenera birenze ubushobozi bw'uduhereza, ahubwo n'udumurikira noneho ubushobozi buri muri twebwe bukabasha gukora. Iyo mvuze ubushobozi buri muri twebwe mwumva iki? Yego, nitwa Nsengiyaremye Dismas. Akazi kanjye ka buri munsi ni gukora ku hashize ndetse n'uyu munsi, ndetse naho dutekereza ko tugana, kuko akenshi ubuzima bwacu bwa buri munsi iyo dutekereje ibyo, hari aho twaciyemo, hari ibyo turi gucamo n'ibyo tuzacamo, bidushyikaho bikatsikamira. Ushobora gutsikamira ubuzima bwacu bw'amarangamutima. Nimba rero umuntu akenera gutunga ubundi buryo, hariho no gutunga uburyo bwo guhangana n'ibyo ngibyo. Yego. Muri ICC wenda angaha abadamu, ababyeyi bafashwa kubana n'ibikomere byabo, ariko ntabwo ari bo bonyine. Ubu turimo turebwa n'abantu batandukanye, abari muri cyane cyane biturutse kuri iki gikorwa cya ICC mu gufasha aba babyeyi by'umwihariko mu buryo bwo mu mutwe. Niyo ngingo yacu uyu munsi. Nshobora kwibaza ni umuntu ashobora kubana gute n'ibikomere, situ none ko abamama bagiye bafite ibikomere bitandukanye. Twumvise ufite igikomere cy'uko nyuma yo kubyara umugabo ahise amutana abana aragenda. Umuntu yabana gute nawe ubwe ubuzima bugakomeza n'ibyo bikomere byose? Nimba ari igihe kigera umuntu agakenera kubana n'abandi bantu, nuko nawe akenera kubana nawe ubwe no kwibanira, kuko iyo tubanye natwe ubwacu tubasha no kubana n'abandi. Ubonye ko benshi bafite abana barera, bafite ubuzima bugoye. Icyo turimo tuganiraho ni buryo ki baguma mu birindiro byabo batigiriye nabi mu gihe hari ibyo bakoze batishimira. Nk'urugero, nimba umwana ufite izo demande, ufite ibyo bintu asaba birenze ubushobozi bwa mama cyangwa se bw'umubyeyi, akaba ashobora no kugeragera kumva abaye provoke cyangwa se biramucokoje, akaba yakora nk'ikintu yicuza. Ubuzima bw'uwo mama bugenda gute, cyangwa uwo mubyeyi ese mu gihe akoze ikintu yicuza ko yakoze, yamukubise agashyi mu gihe yari bimucokoje, iyo atafashijwe cyangwa adaherekejwe muri urwo rugendo, biramuhinyuza, bigahinyuza bwa bufasha yaherezaga wa mwana, kandi nawe agakomeza yigirira nabi, yirenganya, yikubita, ku buryo bishobora gutuma imibanire yabo bombi irwana. Hari umuhanga mu byo dukora avuze ngo what borders the speaker borders the listener too. Ibibangamira ukora bibangamira n'ukorerwa. Ni ukuvuga ngo ari umubyeyi n'umwana bose bashobora kugirwaho ingaruka n'ibyabaye. Muri rusange umuntu abane gute nawe? Hariho ibyo dukora byose, icyo dukora hano ni ukuvuga ko nyuma y'ibyo dukora byose, ibyo tuvuga, imigenzereze yacu, haba hari ibyo dukeneye nyuma yabyo, needs. Akenshi ibyo bintu rero ntibigaragarira amaso. N'urugero ndi kuvuga gutya kubera ko ngira ngo dusangira amakuru rero ntagaragara, ariko ni ikintu kimotiva, nicyo kinsunikira kuba turimo tuganira. Iyo umubyeyi rero yibutse ko, n'urugero nko muri context y'ababyeyi n'abana,
iyo yibutse ko impamvu arakaye yumva afite umujinya yumva afite umunaniro ari uko arimo akorana n'umuntu ufite ukeneye ibirenze akumva ko arimo atanga umusanzu ahantu umusanzu we udabasha kuba uhagije abasha kwibuka ko impamvu arimo yitwara uko impamvu yiyumva uko nguko si uko ari umuntu mubi si uko ari umuntu udashobotse ni uko arimo akora ubusanzwe bidasanzwe ibyo bituma abasha guhobera wiwe na cya kindi kimumotiva kubera ko nyuma y'icyo dukora icyo tuvuga aba ari byo dukeneye ibyo iyo tubashije kubihobera rero no kubimenya bituma tubasha kubana natwe ndetse nabo barimo bakora ibintu tutishimiye nk'umwana n'urugero ufite ubwo buzima bugoye gutyo benshi baba baratawe n'abagabo ntabwo ari ubwa mbere ICC tuzanye nga kubasura harimo twagiye tuganira bakubwira bati umugabo yarantaye nta ibibazo nta n'abana ugasanga biremereye umutima nawe ubyumva ukumva biragoye uyu muntu yashobora kubana nawe ubwe bigakunda akihobera nk'uko bivuga cyangwa yemera urwaje usoreje ku kintu kivuga ati yemera urwaje numva ko hari ugufata inshingano z'amarangamutima yacu nimba dufata inshingano z'ibyo dukora harimo no gufata inshingano z'amarangamutima yacu gusa ku bw'amahirwe makeya si ibintu tumenyereye akenshi iyo ari ibintu bibaye tutakunze tuba dufite uwo gushinja cyangwa natwe tukishinja ibyo bituma ububabare bwiyongera bw'umutima iyo tubashije kumenya ubundi buryo bwo gufata inshingano z'uko twiyumva n'ibyo dukenera tubasha kubana na babandi bakoze bya bindi tutishimiye ko bari bafite nabo uko biyumvaga n'ibyo bari bakeneye bituma tutabona nk'abanzi cyangwa tugira uwo gutunga urutoki ahubwo tugashaka ubufasha bufasha twebwe ni gute naca muri uru rugendo rero noneho rwanjye rundeba ari nako ni gute nanjye nakwigirira umumaro ni gute nakwifasha hari aho naguhaye urugero ndakubwira nti wumva urakaye ibyo byiyumvo zo feelings z'uko wumva urakaye zihagarariye icyo ukeneye kuko ukeneye ubufasha ukeneye ituze ukeneye mahoro kandi ibyo ngibyo ukeneye biri muri wowe nta wundi muntu wundi uri responsable yabyo abandi bantu baduha umusanzu ku buzima bwacu kugira ngo bugende ariko nta wundi muntu urinda bibazwa y'ubuzima bwacu ibyo iyo utangiye kugira iyo conscience iyo consciousness imeze gutyo utangira kumenya ubwo buzima ko bumeze gutyo utangira kurekura babandi washinjaga babandi bataduhaye wa musanzu ugatangira kubana nawe no kwibanira noneho uko kwibanira gutuma ubasha kubana na babandi niyo bagarutse tukabakira batagaruka ntibikunde ubasha kwakira ibije nta gihunga no kurekura ibigiye nta gahenda biroroshye kurekura umuntu uguhemukira mu buzima wagakwiye kuba gufasha ntagufashe ntabwo byoroshye nakunze gukoresha ibintu ngo ntibikwirwa mu marangamutima yacu akenshi biraduhinyuza akenshi tuba twumva ahari uwo muntu agomba kwishyura icyo kiguzi ariko ibibazo buri wese tugiye tureba umuntu wo kubyegekaho no kureba wishyura icyo kiguzi byaba ari ikindi kibazo kindi niyo mpamvu n'uwabaha ubufasha mu bundi bufasha yabaha mu bwo bakira ari no kubafasha umuntu wabaherekeza muri urwo rugendo rwo kwitoza kuvugana nabo no kwiyumva mu buryo babasha kurekura nabo ubwabo bakirekura bakibabarira no kubabarira nabo ngabo kandi ntago ahangaha ari ukureka inshingano z'uwo mubyeyi wataye umwana ariko nanone no kureka tubivuze gutyo twakumva ko kubabarira mu buryo bumenyerewe twakuba kubabarira uwagiriwe ari uwababariwe ariko nubabarira nawe arunguka kuko urekura wa mutwaro wakora indi mirimo yindi kubana n'uwo mwana no kubana nawe ariko na runaka utakimufite hehe ku bitugu no mu mutwe wenda dusoreze kuri iki kintu benshi batawe n'abagabo nk'umugabo navuga ngo utishingano nk'izo ngizo ariko twumva nawe wenda cyangwa wenda ashobora kuba atari uwo muri ICC uri gufashwa na ICC nk'uwo muntu uri kutwumva uri kukumva muri kano kanya umva wamugira inama ki uta responsabilité utishingano ze yagakwiye kuba akora akazitera uwo bashakanye ntago mugira inama ahubwo ndamutumira kongera guhobera ubuzima bwiwe n'umutima no gutunga umutima akumva yuko uwo murimo yasigiye mama
yasigiye umubyeyi, yasigiye umwana na mama, iyo bari bawufatanije bombi. Niyo mpano, niyo kado ikomeye yahereza umuryango nyarwanda nawe ubwiwe, kuko aho ari nawe byantangaza n'abantu kubyumva, nawe ahora yumva yicumita mu mutima ati icyo nakoze iki ngiki ni ubugwari. Ibituma rero nawe adatuje, ariko umutuzo yagira ni ugutangira guhobera umutima we no kumva iryo jwi ririmo ry'uko umusanzu n'impano yatanga kuri uyu muryango ari ukuwuba hafi bagafatanya ubuzima nk'uko buri. Ijambo rya nyuma dusorezaho wabwira umuntu uri kumva kino kiganiro muri rusange, wakomeretse afite umutima uremerewe, birashoboka ko ahora arira, n'ubu ngubu ari kumva yumva ashaka ijambo ry'ihumure, n'irihe wumva ryakujemo wamubwira? Akenshi iyo ari ijambo rimwe biragora, ariko ubusanzwe abantu ntabwo bakenera inama, ubufasha gutya, abantu bakenera ubufasha mu by'amarangamutima, kumva ibyo bari kunyuramo. Impano uyu muntu sosiyete yamugenera, nanjye ubwanjye mugeneye, ni ukumwoherereza ihumure, ni ukumwoherereza imbaraga z'umutima, ariko kandi nanone nawe akumva ko hari icyizere kigira itangiriro kigira n'iherezo. Ubuzima n'umweru n'umukara, umweru wabwo turabwizihiza, n'umukara tukawucamo twiteguye indi chapitre y'umweru. Ndamwohereza ihumure kandi n'icyizere, bumve bakomeye. Iyo uvuze ngo ubuzima n'umukara ya n'umweru biba bishatse kuvuga iki? Biba bishatse kuvuga ko njyewe ntabwo nzi ikizaba ejo. Imvura yaramukira ku muryango, akaga kabisa n'akaga byanshyikira, akaba ari umukara wanjye. Iyo mvuze ngo ubuzima n'umweru, ubuzima buratwerera, tukagira amahirwe, tukagira ibisa, no kubona ibintu tutari twiteze twishimira bidushyitseho, aho ni mu mweru wacu, aho twishima tukumva ibyo twari dukeneye turabibonye. Ibyo byose rero biba mu buzima bwacu, birasimburana. Nimba ari igihe tugira igihe cyo kwizihiza ibyo twabonye, hari n'igihe tugomba gukora n'ikiriyo cyacu mu gihe ibyo twabuze. Icya kindi navuze cyo kwakira ibije nta gihunga no kurekura ibigiye nta gahinda. Tugikomeza ikiganiro inkuru yanjye, turi kumwe na Esperance Nyirarugwiro. Mu myaka nk'ibiri ishize nabwo twe twaganira tubwira ku nkuru ye, benshi baza gukorwa ku mutima n'ibyo yahuye nabyo. Esperance, muraho neza? turashimira. Uyu munsi se umeze gute nyuma ya bya bindi byose bikomere iki? Alhamdulillah rabbil alamin, ndashimira Imana cyane. Twagize umugisha, tubona inshuti baradusura, hari abatubonye batatuzi bifuza kuganira natwe, hari abadufashije mu buryo bwo kubona pampegisi z'abana. Muzamura ijwi. Yego. Ni hari abadufashije mu kubona pampegisi z'abana, nubwo wenda bidahoraho, ariko alhamdulillah turashimira Imana. Kandi tukadushimira RSS uburyo twitaho, uburyo idufasha. Ariko mu magambo makeya, tutizinze mu magambo, hari ikintu dushaka gusaba umubyeyi wacu. Yego. Umubyeyi wacu uyu tuyobora, Perezida madamu we, Madamu Jeannette Kagame. Yes. Urabona uri umuntu urebwa n'abantu bose, atabashije kureba iki kiganiro, ariko ni umubyeyi n'abandi babyeyi bazakibona bakabasha kumugeraho. Ndifuza kumuha ubutumwa. Turaba mama muri itsinda ryacu yitwa umwana nk'abandi. Mu by'ukuri abenshi ntabwo dufite aho dutuye. Ubuzima buragoye kandi uri kubona ko ubuzima bugoye. Abana bacu barimo barakura. Ni ikintu kigoye. Urabona kujya gushakisha ukamusiga mu rugo ukagira gute, ariko nifuzaga aho kugira ngo twe tumusabe ko yaduha inka uko abandi basaba inka. Twe turi mu mujyi wa Kigali, ntabwo iyo nka twayishobora, ntitwabona naho tuyororera. Ku giti cyanjye na cya bagenzi wanjye, ni umubyeyi afite byose, adufashije buri muntu akamugenera icyatuma abaho kandi atavuye mu rugo adasize umwana. Icyo kintu ni igiki?
ndifuza ko yatugurira buri muntu bishobotse ku bushobozi cyangwa se akaba yadusabira inkunga ku bushobozi bwe niwe dusabye nk'umubyeyi wacu ni umumama azi uburyo bwo kurera abana ukuntu bivuna azi uburyo bwo kuba abana bacu tubafite ukuntu bigoye byibura buri mubyeyi turi abantu 20 akamugenera moto yajya imuveresa ibyo 6,000 ariko akicara mu rugo n'umwana we nibwo butumwa ubuzima bwakomeza kuko na wa wundi udafite ahatura yazagira akiteza imbere kuko urabona Kigali irahinduka buri munsi nta umuntu aba afite ahatura no gukodesha urabona kujya umuntu ajya gusaba inzu umubyeyi nyiri igipangu yakubona ufite uyu mwana ntago akwakira neza akubwira ko aho hantu atari bukwemerere ko hacumbika ariko burya niyo wajya hirya mu cyaro ufite iyo moto ikuveresa 6 bya buri munsi ndakumenyesha ko wabaho kuko nka ziriya moto zaje z'amashanyarazi ni moto nziza ntiyibwa ibicungwa nawe ku giti cyawe nubwo waba wayishyizeho umumotari ngewe ni ukuri nicyo kintu nabonye cyadufasha kuko umuntu ashaka kuguha miliyoni ukayijyana hariya mu isoko ikaguhombera ashaka kuguha miliyoni wayijyana muri resitora ikaguhombera ariko Gerard nawe uri umuntu uzi aho isi iri kujya bifate nk'ibyawe utabashije kumutugereraho n'abandi bose bazabona iki kiganiro bari kutwumva kuko kubona Pampex biragoye abana bacu bamaze gukura ni ikintu kigoye Pampex z'umuntu mukuru Pampex y'umuntu mukuru nayo ntabwo imukwira bisaba kugira ngo uyikatemo kabiri uyishyira papier kora noneho uyimwambike ugura mwambika igipande kimwe ariko icyo gihe uyishe kandi nayo papier kora ikata umwana ariko badufashije situzi niba mu Rwanda hari inganda zikora Pampex bakava ku biro 25 bakazamura nk'uko i Buraya bihari baba batugiriye neza kuko iya nyuma ipfa gukwira abana bacu niturize kandi nayo irahenze 20,000 hagara amafaranga upfa gutoragura abana bacu barafata imiti y'indera imiti isigaye ihenze ibyo ni ibintu bitugoye ariko byibura ufite icyo kintu kikwinjiriza Gerard nukuri uwo mwana yabona amata yabona imbuto wabona nuko wikodeshereza inzu ukarera n'umwana wawe utageze ngo namufungiranyije mu nzu ugiye gushakisha ubona umugore yararushye gute iyo mubona abenshi impamvu ndi kwivuga nuko abona akira benshi mu biganiro byanjye sibye namwe mufashwa na ICC Diana yashyize hamwe ubona abenshi bikorera ibibazo bije mu rugo tuje ari abagore umugore ubona yararushye gute SP umugore ni wishingano zose ziba zireba niwo wita ku mwana niwo ushakisha icyo umwana agomba kurya niyo waba ufite uwo mugabo byose niwe biri ku mutwe kuko umugabo ashobora kuguhereza amafaranga akaguha nk'icyo gihumbi ukazi iki gihumbi ndagikuramo iki ariko kuko uzi gushakisha ukaba wajya Nyabugogo ugatoragura utwo tujumba idoki udushyimbo ukaza ugatekera abana kandi bakabaho kuko umugore buri kimwe cyose niwe mutima w'urugo imitima yanyu bishengutse gute tuvuge urugero nkawe ku giti cyawe umutima wawe ubishengutse gute bitewe n'ibibazo nkanjye nkubwiye ukomeze uretse kwinjira mu mana cyane mfite umutima ukomeye kandi ubabaye wambona hanze ukabona ko ndi umubyeyi unezerewe kandi ubabaye nzi ko managinga ububabare bwanjye kuko ntawe ndi bubusangire nabwo nta n'uwo ndi bubuhenga bwikorera icyo gihe ugomba kubwakira ukabwishimira ukanabubabariramo bisaba imbaraga nyinshi cyane bisaba imbaraga nyinshi ntabwo ari ibintu byorohera gusabye imbaraga zingana gute kuri njyewe muri mu bijyanye hanze umwana gato yego nkanjye biragora cyane utubwira wenda no mu ncamake cyane ku buzima bwawe cyagushenguye cyane icyanshenguye cyane ni uko ubu ngubu nsa nk'uwatereranywe kandi ntagatereranywe utereranywa nande mu rushako mu nshuti mu bavandimwe kuko icyo gihe ukubo umbona
igihe cyose abona nk'ubu nkurambona nagiye kuri televiziyo arumva ko nagiye gusabiriza kuko birumvikana ndasaba kugira ngo mbeho mbashe kurera umwana wanjye guhoranira iryo pfunwe rya buri munsi kuko hari ukubona igihe cyose abona ko usaba nshobora kuguhamagara ukumva yuko ngiye kugusaba kandi we nashaka kugira ngo tuganire nduhuke mu mutima ya nicyo kibazo tugira twebwe hari abatubona akavuga ngo dukijijwe n'abantu ngo twirirwa dusabiriza ku mateleviziyo kandi ntabwo ariko bimeze niba dushaka gusaba imfashanyo kugira ngo tubashe kubaho ntabwo ari twe ubu ndi umugore udashobora kwikorera ariko si umwana agenda amusigira ndi nimuha umukozi azamwica ariko mfite ikinyinjiriza niciye mu rugo umwana wanjye yabaho nk'ubu ndakumenyesha ko umwana wanjye yakuba yarapfuye iyo nza kumusigira umukozi ahumeka afite igihaha kimwe umutima uri mu ikote y'iburyo n'imyenge afata imiti ni umwana udasiporuta buri kimwe cyose uretse njye mama we papa wese ntabwo mbana nawe ntamufasha se oya ese nk'ibyo ngibyo ubona biterwa n'ikikubeke harimo umubyeyi yizibukira inshingano nk'izo no biterwa n'uburyo muba mwarabanye mugatandukana noneho bigatuma burya iyo ushaka kugira ngo wirinde ibibazo wirinda no kuba wagira undi ukomeretsa kuko uburyo ushobora kumubwira ikintu akambwira ati aho uri se ntabwo bagufasha aho uri niho wishimiye kandi wenda hari impamvu yatumye uva aho uri ibyo byose rero bituma utashaka kubishyira nk'aha kuri televiziyo ukabishyira ku mutima wawe yego nyuma y'uko ICC y'uko baje bahinduye gute ubuzima bwawe wowe ku giti cyawe ku giti cyanjye ndashimira Imana kuko mfite umubyeyi mama Diane iyo umuhamagaye akumva nk'aho ari mama wawe n'abandi babyeyi bose hari aho yatuvanye kubona umuntu uririra ntabwo ari ibintu bya buri wese Imana ishimwe ku bwitange bwa bamwe bemeye kuba ababyeyi abavandimwe b'indushyi babarushye ariko bazaruhuka byanze bikunze tubijeje cyangwa tubifurije kuruhuka umunsi umwe bitari ukuruhuka cya gihe kuruhuka mukiri muri ino si kandi uri kutwumva wo ku nkuru yanjye mwumvise ibyo SP avuga ni ukuri mureke dufashe ICC dufashe Diane intambwe yatangiye yo gufasha aba badamu 20 n'abana babo bafite ubumuga bukabije bukomatanije bumeze gute so much mureke dushyire hamwe nubwo first lady nyakubahwa madame Jeannette Kagame bino bitamugeraho ariko hari abandi bafite ubwo bushobozi sibyo we beg you turaba duciye bugufi ngo mubafashe twumve ibikomere igihe uri ahangana ndikora buri wese umutima we ukuntu umeze nkahita nkusoma ni imitima ishengutse uko wakwitanga kose nkeka ko ubufasha bwawe bwagira icyo bukora bwatuma umuntu aseka kabiri reka dusoreze kuri uyu muvandimwe yitwa Safari uri muri ICC arya ni International Community Center International Community Center iyobowe na Diane Uwera ni nawe wayishinze ku muntu utakuzi rero twibwire Safari nkuko bivuze nitwa Safari Emi ni umusore ntuye hano muri Kigali nanjye ndi umwe mu bagize umuryango wa ICC mu bikorwa ukora bitandukanye birimo n'iki cyaduhuje uno munsi cyo kuba twita ku bana uhita unakitubwiraho yego kwita ku bana bafite ibibazo bitandukanye bavukanye yego wari uvuze ngo narakikubwireho tumaze igihe kigera nko ku myaka 4 cyangwa se 5 dukorerwa ibikorwa bitandukanye birimo n'iki ngiki tubana n'abana badamu ubuzima bwabo
bw'umunsi ku munsi, ibibazo bafite bitandukanye, yaba mentale cyangwa se uburyo bw'imitekerereze n'uburyo bw'imibereho bifatika, kuko barabikeneye kuko ibibazo byabo nanone birihariye, kandi birakomeye, bakeneye kubabwa hafi. Ni muri ubwo buryo rero nka ICC tubana nabo mu buryo bwo kubafasha gushaka imibereho yabo, kuko nk'uko babikubwira usanga umubyeyi afite umwana abana nawe ubuzima bwe kuva ku wa mbere kugera ku wa mbere, amasaha yose agomba kuba ari kumwe nabo, kuko ni abana badafite ikintu na kimwe bikorera kandi bakeneye kubaho. Rero usanga ababyeyi babo n'ukuntu sosiyete ibafata mu buryo butandukanye. Rero twe nka ICC tuzi ko nyine ubuzima bw'umuntu nk'uko babibabwira ngo ni umwana nk'abandi, aba ni abana nk'abandi, nta ruhare bagize mu kuba bameze gutya. Kandi ikiremwa muntu nk'uko turi twese dukeneye kubona iby'ibanze kugira ngo tubeho n'uburenganzira bwo kubaho kandi neza. Rero ni muri ubwo buryo tubana nabo, tubafasha mu buryo bwo gushaka imirimo bakora, kuko hari amafaranga ubwabo ntabwo dufite ubushobozi bwinshi, ariko turifuza ko hari twifuza kuva naho tujya, ariko muri bukeya buhari, dore ko atari n'ibintu dukora gusa, kubera tureba ibibazo sosiyete bafite muri rusange, environment turimo. Rero muri ibyo bibazo n'ibingibi birimo, rero mu buryo bwo gufatanya nabo no kubana nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi, tubafasha mu buryo bw'amafaranga, aho bari babasha gukora ibishoboka. Nabwo biragoye kuko baba bakeneye ubuzima bwo kubana n'abana umunsi ku munsi. Nuko tubonye ubushobozi tubanye no gufatika nyine bw'ibikoresho, twifuza no kuba n'ibindi, nk'uko yenda nidukomeza kwigira imbere tugaragaza ibibazo bihari, tuza kwibereka. Hanyuma muri ubwo buryo nabo bishyira hamwe bwo kubahuza nyine kugira ngo babashe gukomezanya, guterana ishyaka, guhumurizanya, kuko hari ukuntu bifasha nabo iyo bari kumwe, ubona nyine atari wenyine. Ese mbwira wenda Safari, mu ncamake nk'ibibazo nyamukuru nka ICC mwabonye muri bano babyeyi n'abana babo ni ibihe? Ibibazo nyamukuru bafite, abana babo bakenera ubuvuzi, n'ibikoresho bakenera gukoresha bya buri munsi, ko nk'uko ubibona cyangwa se abagaragara hano, hari abatabasha kugenda, bakeneye amagare, bakenera bamfa, bakeneye ibyo kurya byihariye, kuko ntabwo imibiri yabo ifunctioninga nk'iyacu, bakeneye ibyo kurya byihariye. Noneho n'imiryango bavukiyemo abenshi ntabwo bafite ubushobozi bwo kujya yego. Rero ni ikibazo gikomeye. Ikindi mu buryo bw'imibanire n'abandi muri sosiyete, usanga sosiyete ntago ifite imyumvire itandukanye kuri aba bana. Rero bitera ibikomere cyane cyane ku babyeyi babo, ariyo mpamvu dushyira imbaraga mu kubitaho cyane no kuba hafi, kugira ngo nyine babashe kwita ku bana babo. Ndumva ibyo bibazo bikomeye. Dusoreze kuri iki kintu, ko umuntu uri kumva inkuru yanjye, kino kiganiro niko cyitwa, wumva ari iki yateramo inkunga ICC byanze kunze, umuntu aba akeneye umufasha mu rugendo yatangiye rwiza nkuru ngura, mwumva ari nk'iki wenda wamushishikariza kuba yabafasha? Yego, nk'uko nyine aba babyeyi bafite ibibazo bitandukanye, ufite ubushobozi mu mafaranga, ababyeyi barabukeneye, yaba ari kubikoresho, yaba ari amafaranga bakenera gukoresha umunsi ku munsi, ibikoresho bitandukanye mu buzima bwabo, yaba no kuba hafi mu buryo
bwo kubana nabo umunsi ku munsi rwose aho waba uri hose ugafata time yawe ukajya ku mbuga nkoranyambaga zacu ukadukontakta nashaka guhura n'umuntu n'uyu cyangwa se gusura bano bantu you are free. Na nimero mwashyizeho kugira ngo uzabakenera azabaceho twabaha wakenera kugira umuntu turaza kwishyiraho ku kiganiro ku buryo uwakenera wese kugera kuri bano babyeyi yabageraho rwose. Safari tugushimire ndetse n'ibikorwa byiza muri gukora nka ICC ntabwo ari buri muntu wese ubikora ariko nongere shishikarize ku muntu uri kumva kino kiganiro ubuzima hari ukuntu bumeze ujye ushima Imana bitari kujya mu rusengero uvuge ngo Alleluia amen uvuge ngo alhamdulillah birangire gutyo gusa ujye ushima Imana uciye mu bayo bababaye mission yawe nawe ikore nk'uko ICC bari kwikora mission yawe nawe ikora ugutereka shima Imana ciye mu bababaye nubwo wakwikura amafaranga make ukavuga utereka noherereze ICC bafashe ababaye nukuri ziko ubukoze igikorwa gikomeye cyane kandi Imana izagushima ushobora nawe kubajyaho direct niwumva ubikeneye ukabutereka usabe undi njye kureba bano babyeyi njye nahagiye nabyeyi babaye ariko nibura bariho Imana ibahe umugisha nitwa Rwema Imbabazi naho utaha tunashimira ICC by'umwihariko. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena ibaze none ari nka nijoro hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi harimo nka toilette bathroom dressing area balcony ahantu nyine wicara ukanywa ka coffee cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali internet nziza roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje harimo igikoni cyiza parking ihagije ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus mwaduhamaga ku 0792 94 55 9 Umva inkuru